ibihe byiza yakoze subscribe kuri Pola Vibe ni wa muhungu w'abanyarwanda mwite rutikwa n'ingoga mwite rushenguza iminega mwite Buganza boy mwite Buganza king ndi inyanja ndatuje ndi hose nk'agasukara right now ubigo banye mfite uyu mugabo ndetse umoso nawe mfite uyu mugabo mbaza ngo tugaruwe niki ninakubambaye kwanza mubonye aho ngiye guhuza abantu babiri kugira ngo twumve ideas zabo twumve IQ zabo twumve uko babitekereza opinion ubwiza bw'ubwenge bafite butangaje amahoro wa mugabo we amahoro wowe uramenyereye kuri Pola Vibe ntabwo ari ibintu bya hatari hamaje umusesenguzi ni Dani umusesenguzi hamaje kwa mu rugo ariko uragiza kujyageza ongera akantu kakajwi nta birenze nahari mu ruko hanyuma nawe rero wewe barakwita nde Albert cyane Albert uri umusesenguzi uri umuraperi uri umusani ukora iki njyewe urebye muri byose nta kintu natakora ariko urebye aho wisanga cyane nuko ubibona nyine n'ugusesengura uko ubibona impano yo gusesengura nuko ubibona hanyuma uyu munsi rero Rwanda nyamwinshi rukurikiye Pola Vibe navuze ngo ni gute se ubundi twahuza ibitekerezo by'abantu babiri kugira ngo twumve ko bakomeza kudusukamo ikiziba cy'ibyishimo iyi ni inyanja y'ibitekerezo bidakuraho iby'abandi bagiye kutubwira ibintu nubishaka kubifata nk'ukuri nubishaka kubifata nk'ikinyoma icy'ingenzi nuko uraba wumvamo ibyawe by'ingenzi ukeneye barajyana ukuri kwabo nawe ugumana ukuri kwawe isi ikomeza ubuzima bwendereye ndabeshya yego nibyo hanyuma rero sasa mwese muri abasesenguzi nibyo reka duhere kuri Reyo wewe wambwiye kufana Reyo iyi Reyo iri muri Rwanda Premier League igeze ku rwego rwo guhangana n'ikipe y'Akagari iyi Reyo ibyayo ni ibi ni Reyo mubona iragana hirava irageye reka duhere kuri uyu nguyu iyi Reyo iyi Reyo mubona irava irageye turebye iyi Reyo Sport aho igeze Reyo Sport yaranzwe n'ibintu byinshi byiza bibi cyane murayibara ku gikombe cyangwa yarobye umutubu oya wayishyira ku gikombe ho yababeshye kuko Reyo Sport ibibazo ifite birenze kimwe Dani umusesenguzi we ubwo detse kujyana ikiganiro yamuvuze ati uko byasa kose nubwo turi mu bihe bitari byiza ariko anytime twazuka ubu Reyo Sport twizeye mu makipe rwose ari mu bitwara ibikombe nta kabuza birashoboka ko yagitwara bitewe nuko opponent nanga se nuwo bahanganye none se inka y'umwami babashinza ko mwariye arimo no kwatera ibibazo yo mwayishe mwayiterekereye buriya iyi kipe itsindwa hari ibintu bigenda bivumbuka abafana batari bazi bamwe bo batamwe ekipe indani rero inka y'umwami niyo kwiribwa kwayo ni byagiye bivugwa nyine nagahinda kuramukana ariko Asmani twagize ibibazo byo kuvunikisha kandi bakaba bayiheka kuri Forenganya yagize ikibazo hafi sizo yose urabizi ntayishize ntabwo yayikinnye Prito ibyo rero byatumye Rayon Sport itagira amahirwe yo gutwara igikombe n'uyu munsi shampiyona yatangiye adahari kugeza kuri ubu ngubu nubwo twagira mediane ikomeye nubwo twagira defense nziza ariko iyo tudafite umwataka wa wundi aba rero tuvuga ngo tumurambirijeho iteka biba ari ibibazo icyo rero Bere yavugaga nukuba uyu munsi wa none muri Rayon Sport nta mukinnyi uhari gibura twavuga yuko ari key players uyu munsi nta uhari ariko dufite amahirwe yuko
forenganye imvune ye na Asumani warayikinnye ku mukino wa Gicumbi byibura yamaze kugaruka. Ibyo rero niho nshingira nk'umufana wa Rayon Sports mvuga ngo nubwo turi muri situation itoroshye, nubwo turi dufite equipe isa naho iri balance itameze neza, ariko dufite amahirwe yuko twakukuza bitewe nuko opponent nanga sodo wanganye ari wa PRFC nawe ari gucumbagira nta kigaragara arerekana, kandi niyo farashi iteka itera Rayon Sports ubwoba cyo kimwe nkuko na Rayon Sports iterwa ubwoba na APR n'amakipe abacungana. Rero ntago zimeze neza zose, birasa naho ikipe ya Rayon Sports forenganye yagarutse, abakinnyi mu kwambere tukagira abamediateri beza, tukagira defense iza gufasha uyu Sudiyanye bishobora kubyara umusaruro. Ariko abadafanse muzabadabanodinga hari oya tuzabagura equipe ya Rayon Sports nawe ni kubyemera. Reka Dani ngusubiza aho ngaho, aho icyo kintu kisubije neza cyane, kuko urebye Rayon Sports ntabwo ikibazo yenda ari abakinnyi, kuko n'undi yigeze kugira abakinnyi bari hasi y'abariya irakopeta igera fina. Reba nk'ubushize uburyo yatwaye igikombe na Bugesera niyo yahitesheje igikombe, ni Bugesera yahitesheje igikombe ariko kubw'amaherere y'imisifurire. Oya ntago ari imisifurire, wabonye uriya musifurire wenda reka ntabwo dukire muri Premier. Hanyuma se reka ntacyo wenda Albert wenda ni debate tuzagaruka hariko Albert wowe njyewe rero ibintu ngiye mu mushaka kunyumvisha nkumva nibikocoka neza. Iyi rero nababaje akabazo ntabwo mwakansubije neza. Mwemerera abanyarwanda kireyo kuko muri abafana barengena amaje kubyumva. Iyi reyo murabona itanga icyizere wafana APR kwirirwa umaza kuri reyo afana APR mu byukuri n'ubundi ruhande yayivugaho n'uruhande runega. Iyi reyo yawe urabona itanga icyizere cyo mu Rwanda Premier League.